Abantu bashakanye bamarana imyaka myinshi kandi bishimye ntabwo ari abanyamahirwe, ahubwo ni abahanga. Ni abantu baba barize gukemura amakimbirane, bakiga gutumanaho bikwiye, bakiyunga mu gihe barakaranyije, kandi bakagumana ukwiyumvanamo mu gihe bahangayitse, kandi bakaniyemeza guhinduka bari kumwe kandi bafatanyije. Ukuri kwa gatanu kwishyingiranwa kandi kurinda abantu ubutane. Ugushakana kugira ibyiciro kandi buri cyiciro kigira ibibazo byacyo. Byemezwa ko imyaka 2 ya mbere ari yo kwimenyereza gusangira ubuzima. Kuva ku mwaka wa 3 kugera ku wa 7 ni ukwirema ko ubuzima bwanyu buhoraho, aho hari ibintu mwembi mukora kimwe n'ibyo mudasanganywe mukabishyiraho. Iki nicyo cyiciro cyo kure mu muryango mugari. Kuva ku mwaka wa 8 kugera ku wa 15 ni igihe cyo kubaka imyuga yanyu mwembi no kurera abana. Igihe gikurikiraho ni icyo bita empty nesting. Aha ni cya gihe abana banyu bava mu rugo bakajya kubaka ubuzima bwabo mukongera kwisanga muri mwenyine. Iki gihe kandi ni nacyo kibamo guhindagurika k'ubuzima. Umwe muri mwashobora kurwara kubera imyaka agezemo. Muri iki gihe rero nibwo abashakanye bongera kwiyumvanamo cyane, bitewe n'uko imyaka iba yarabanje iba yarabaye yo gushaka ubuzima, ibituma batabonana kenshi. Buri cyiciro muri ibi ngibi gisaba ibintu bitandukanye buri wese aba agomba gukora no kwitaho. Kumva ibi byiciro bikurinda ikosa ryo kwibwira ko impinduka zisobanuye gutsindwa cyangwa se kunanirwa. Ku mwaka wa 10 urushako rwawe ruzaba rutandukanye n'uko rwari rumeze ku mwaka wa mbere. Icyo ntabwo ari ikibazo cyo gukemura, ahubwo niyo nzira y'ubuzima kandi irasanzwe. Hano hari ukuri kudashimishije kubirebana n'urushako n'umunezero. Urushako cyangwa se urugo ntabwo rukugira umuntu wishimye cyangwa se unezerewe, ahubwo abantu banezerewe nibo barimo umunezero mu rushako. Niba utishimye uri ingaragu, gushaka ntabwo ari byo bizagukemurira icyo kibazo, ahubwo bizakugira umuntu utishimye ariko ufitanye amasezerano n'undi muntu. Uwo muntu wundi niwe uzikorera uwo mutwaro. Ukuri kwa kabiri ni uko urushako cyangwa se mariage igaragaza usanzwe uri we. Iyo usanzwe uri umuntu utuje, uri hamwe kandi uhorana umunezero, urushako rushobora kubyongera. Iyo nta mahoro ugira, nta mutuzo, urushako ruzabyongera. Ngiyi impamvu bavuga ko mbere yo gushaka uba ukwiye kubanza kwikoraho ugakemura ibibazo ufite. Uba ku buryo bwo kugenzura amarangamutima yawe, uba ku bwigenge mu butunzi n'ubukungu. Shyiraho icyerekezo cyawe ku giti cyawe. Ibi ni ibintu bitaza gutyo gusa nk'ubufindo nyuma yo gutera igikumwe no kwambikana impeta. Hari ibintu bimwe byemezwa ko ari byo ntandaro yo gusenyuka kwa zimwe mu ngo cyangwa se gutandukana kw'abashakanye. Benshi dutekereza ko gucana inyuma, ibibazo by'ubukungu cyangwa se kuba abantu batarakuriye hamwe arizo mpamvu z'ingenzi zo gutandukana kw'abashakanye cyangwa se divorce. Ntabwo ariko bimeze. Izi ntabwo ari impamvu, ahubwo ni ibimenyetso. Urushako rupiye abashakanye bahagaritse kuba inshuti. Iyo bahagaritse kwishimisha bari kumwe, iyo bahagaritse kuvugana bagasigara bavuga iby'ingenzi gusa mu rugo, iyo buri wese ahagaritse gushimishwa no kuba hamwe n'undi, urushako rusenyuka iyo gucyocyorana bibaye ikintu gihoraho. Iyo abashakanye batangiye kwibasirana ku giti cyabo aho kwibasira imyitwarire, iyo guceceka ngo udakoma rutenderi bitangiye kubabuza kuganira ku bibazo ngo bikemuke, urushako rusenyuka iyo iby'umwe muri mwe akeneye mu by'amarangamutima abibuze mu gihe kirekire, iyo umwe mu bashakanye yumva atakigaragara mu maso ya mugenzi we cyangwa se mwembi mukabyumva, iyo yumva atagishimirwa cyangwa se akumva afatwa nk'udafite agaciro. Ibi ni ibintu bibaho gahoro gahoro kugera inshuro zibaye ibihumbi. Icyaha kimwe kinini ntabwo ari cyo gisenya urugo, ahubwo imyaka yo kwitandukanya kw'amarangamutima yanyu ibanziriza cya kintu kinini niyo yica urushako. Ibi bisobanuye ko kubaka urushako rugahama bisaba gukemura utubazo duto duto mugirana buri munsi ku buryo amarangamutima yanyu atazigera atakara. Iyo ibi byose bibananiye, habaho ikibazo cyugarije umuryango uyu munsi, aricyo cyitwa gutandukana cyangwa se divorce. Amategeko ya mbere ya divorce cyangwa se y'ubutane bw'abashakanye